Haleluya, haleluya. Yesu Kristo ashimwe. Ndabasuhuje bene data mu izina rya Yesu Kristo. Mwese abo tubana mu mwanya wa niba turi buri gitondo, Imana ishimwe. Iki gitondo duhereje Imana icyubahiro, izinze ijoro ikazingura amanywa. Duhereje Imana icyubahiro, intwari ku rugamba yakwimanye nanjye iranyimana. Duhereje Imana icyubahiro ibyo yakoze mu minsi yatambutse. Imana ishimwe, turayishimiye rero. Kandi iri joro rikoze iby'ubutwari. Imana ishimwe, tugejeje muri uyu munsi, tukandagiye muri uyu munsi. Munyemerere bene data mbasabe mwese muhereze Imana icyubahiro. Ndagusuhuje wowe dukomeje kubana mu bihe byiza byo gusenga. Mu mwanya wa niba ture tubyukira imbere y'Imana dusenga Imana, tuyiragiza ibyacu, tuyiragiza ubugingo n'imibiri yacu. Tubyuka muri niba ture duhamagara Imana ku buzima bwacu, kandi tuba tunasaba umugisha mu mirimo y'amaboko yacu. Dusaba Imana ngo iturengere, iturwanirire. Imana nishimwe cyane. Iki gitondo rero muri kumwe na Bishop Leonira, umushumba w'itorero Elayon Mountain Church mu Rwanda. Bakristo bene data dusenga na buri gitondo. Imana ikomeze ibanezeze inshuti zanjye. Imana ibishimire mu izina rya Yesu Kristo. Muri iki gitondo rero nashatse ko tuganira ku ijambo ry'Imana rifite umutwe ugira uti umunsi umwe w'impinduka mu buzima bwawe. Umunsi umwe w'impinduka. Iyo uvuze ngo hari umunsi umwe w'impinduka, ni ukuvuga ngo hari indi minsi uba waranyuzemo ufite ibibazo, uba waranyuzemo abakwanga bagukorera ibintu bibi, ariko burya hajya habaho umunsi umwe w'impinduka. Imana nishimwe. Umunsi umwe wenyine w'impinduka uhindura ubuzima bwawe bwose. Umunsi umwe w'impinduka utuma amagambo yose ahinduka. Umunsi umwe wonyine Imana iguhinduriye amateka. Uwo munsi utuma izina ryawe rihindurwa ndetse iryo kubahwa. Imana ishimwe. Umunsi umwe w'impinduka utuma witwa amazina bakakwita ko uri Chance, bakakwita ko uri Nyiramugisha, bakakwita ko uri Mugisha, kubera umunsi umwe w'impinduka. Imana ishimwe. Nawe mu buzima bwawe ukeneye umunsi umwe w'impinduka, kubera ko hari abakubabaje, hari abakugerageje, ariko umunsi umwe w'impinduka ndakwifuriza ngo uwukandagiremo mu izina rya Yesu, maze byose bihinduke bishya. Imana ishimwe cyane. Munyemerere tudatinze dusome ijambo ry'Imana. Ni igitabo cya kabiri cya Samweli, ibice ni 19. Ni umurongo turahera kuri 25. Imana ishimwe, tugeze 31. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Mefibosheti aza gusanganira umwami. Kandi Mefibosheti mwene Sawuli aramanuka aza gusanganira umwami, uhereye umunsi umwami yagendeye ukageza aho yagarukiye iwe amahoro. Ntiyigeze kwikenura ibirenge cyangwa kwikemuza ubwanwa, haba no kumesa imyenda ye. Ageze i Yerusalemu gusanganira umwami, umwami aramubaza ati, ariko icyakubujije kujyana nanjye ni iki? Mefibosheti aramusubiza ati, mwami nyagasani, umugaragu wanjye yarambeshye, kuko umugaragu wawe nari ngize nti ngiye gushyira amatandiko ku ndogobe nyigeho njyane n'umwami, kuko umugaragu wawe ndi ikimuga. Kandi yambeshyeye ku mwami databuja. Ariko rero nyagasani umeze nka marayika w'Imana, kuko nuko kora icyo ushaka, kuko abo mu rugo rwa data bose imbere y'umwami databuja basa n'abapfuye. Nuko ariko wari unyicaje mu basangira ku meza yawe. Nuko mfite ubutware ki kongera gutambira umwami ukundi?
gutakambira umwami ukundi. 30. Umwami aramusubiza ati ni iki gitumye wongera kuvuga ibyawe? Ndabitegetse ngo wowe na Siba nimugabane igikingi mo kabiri. Mefibosheti abwira umwami ati yenda akijyane cyose. Ubwo umwami databuja asohoye amahoro mu rugo rwe, Imana nishimwe. Inkuru za Mefibosheti murazizi. Iyo uhereye mu bice ahangaha mu gitabo cya 2 cya Samweli, ku bice 9 niho uzasanga hari inkuru zivuga ngo Dawidi agirira neza Mefibosheti mwene Yonatani. Imana ishimwe cyane. Murabizi ko Dawidi na Yonatani bari inshuti cyane. Dawidi nyine yagira umugisha ku mwana w'umwami. Yonatani yari umwana wa Sawuli, ariko Sawuli amaze kugira ikigeragezo, urugamba rumumereye nabi, ubwo Goliyati yari yabateye ubwoba, Dawidi aza kumukiza Goliyati. Hanyuma nibwo rero yaje kugera ibwami aho kwa Sawuli. Dawidi agirira umugisha kuri Yonatani umwana wa Sawuli, akajya amubwira amabanga yose yuko isi ashaka kumwica yewe. Ariko igihe kiragera, kuko hari icyo Imana yari yaravuze kuri Dawidi yuko azaba umwami asimbura Sawuli. Igihe rero yari asimbuye Sawuli, nibwo yaje kuvuga ati ariko ntawe mu muryango wa Yonatani wasigaye, uwo mu muryango wa Sawuli wasigaye ngo mugirire neza ku bwa Yonatani. Nibwo rero Siba mu buzima bwawe, Siba ni umuntu mubi, Siba ni umuntu uzi ibyawe, Siba ni uwuzi igisekuruza cyawe, Siba ni umuntu mwaturanye, Siba ni umuntu mwabanye. Umwuka wa Siba ni mubi cyane. Umwuka wa Siba ntushaka kutera imbere. Umwuka wa Siba ni mubi cyane. Nibwo Siba yabwiye, kuko ari we wari uri gukontorora ibyo muri uwo muryango wa Sawuli, aravuga ati hari umuntu wasigaye ariko nta nubwo ameze neza. Ni umuntu witwa Mefibosheti umugaye ibirenge, kuko umuntu ufite ubusembwa, ufite ubumuga, ntabwo yari yemerewe yewe kugera ibwami, nta nubwo yagombaga kuhagera ngo umwami amurebe. Nuko aravuga ati ikintu cya mbere kiri buze Mefibosheti kugera ibwami ni biriya birenge bye bimugaye. Arangije ntiyarekeraho, aravuga ati ikindi kandi aba mu bahanya, aba mu bakene, aba i Lodebayi yo kwa Makeri, kugira ngo umwami yumve ko atari umuntu wo kwiteza. Ariko rero hari umunsi umwe w'impinduka mu buzima. Nuko Dawidi ibyo ngibyo birengaho, aravuga ati ndategetse ngo mumunzanire. Bamaze kumuzana rero, ikintu umwami yategetse ni uko yategetse ko Siba ahinduka umukozi wa Mefibosheti, kuko yaramubwiye ngo uzajya uhinga, hanyuma Mefibosheti nawe asarure. Mbese amuhibye byose. Siba arababara. Amaze kubabara rero arabyicarana. Igihe cyaje kugera, bene data, igihe kigeze, Dawidi ahura n'intambara. Ahuye n'intambara nuko arahunga. Amaze guhunga, Mefibosheti aravuga ati ngize Imana. Nibwo Mefibosheti rero Siba nibwo yavuze ati ngize Imana, ibya Mefibosheti ngiye kongera mbyigarurire. Ubwo databuja wari umushyigikiye agiye. Kuri 16 uzahasanga icyigisho kivuga ngo Siba afasha Dawidi kandi abeshyera Mefibosheti. Imana itugire neza, Imana ikurinde Siba mu buzima bwawe. Yaramubeshyeye, kuko icyo gihe Dawidi yaramubwiye ati ariko ubundi Siba yabajije Siba ati ubundi mwene shobuja abaheye. Ubwo yari ahuye na Siba amutuye amaturo menshi cyane, hanyuma ahita amubeshyera ijambo ridashobora kunezeza umwami. Aramubwira ati umwami, tusome iryo jambo 31. Umwami aramubaza ati mbese mwene shobuja ari he? Ni kuri 16 umurongo wa 3. Aramubwira ati Siba ati data, dore aba i Yerusalemu
kuko yavuze ati ubu inzu ya Isiraheli izansubiza ku ngoma ya data. Ako ka mwanya umwami abwira Siba ati ubu nkugabiye ibya Mefibosheti byose. Siba aravuga ati ngukuriye ubwatsi, nuko abanzi bawe bajya babigenza, barakubeshyera yewe. Ariko ibyo bintu yari abivuze yirengagije yuko Mefibosheti amugaye ibirenge igihe abandi bagendaga, we ntiyabishoboye. Ni haha rero twasomye muri ibi bice 19, Mefibosheti nawe yaje gusanganira umwami arisobanura. Ariko reka nkubwire, reka bakubeshyera, reka bagucunaguze, umunsi umwe w'impinduka mu buzima uzagera. Wari uzi yuko yagabanye ibya Mefibosheti byose, yongeye kongera kuhabwa itegeko yuko bari bubigabanemo kabiri. Imana ishimwe. Muri iki gice nakubwira ngo ukeneye umunsi umwe w'impinduka mu buzima bwawe. Shalom shalom, muhahe muronke mugendane n'Imana. Imana ibanezeze, Imana ibahe umugisha, Imana ibigaragarize. Shalom shalom.